Nose namubwiye iki ko yananiwe. Cyangwa kwanza rero tubyemeze. Munshakira umwarimu wa coaching yo mu rugo. This man. Yese ko biye. Usagaze ko umumotari nkora nakwishyura minerivare ngakora mw'ibyo kurya mwishyura inzu nakuramo n'amafaranga yo guhemba umuntu kwigisha coaching. Karaba n'inzu tubamo se ntabwo ari yawe. Genda ibyo ntabwo bikureba. Ariko mushaka mwisubire. Subuni nyukare. Araryamye. Genda. Shamusa komanyoko. Replay. Just replay. Shamusa ngo uri gukina. How far do we have this? Shamusa. Jesus. Shamusa wandaya. Asara ngo nakamye kujya unyita indaya. Ego. Ese kuva rya cyangwa uravuga wa kigoryo. Ariya! Where's Rosa? Yo! Urashaka cyo kumpamagara cyane. Ase amatwi wayicare cyangwa wayaryamye. Akoze wowe hano kugera mu gikari urabona byafatira iminota inga. Nose kwitaba bya byakunaniye. Nakwitabye nuko uri ahantu karuri ku. Akuwe ntujye kumbera nka nyoko. Mama yakukubise yarakurageye yarakwije yagukoreye iki kumigo buri gihe waje mbyango ngiye kukubera nka mama. Ariko subundi ko hari umuti wari utivovo cyangwa umuntu buri kuguta. Ni ibiki byabaye udafite kuvugira imbere y'abantu umuntu buri kukura. Yo ntuza kunzamura karimi nawe kincira agaca. Ninjye nakubye ntago wambye wanshinze. Ngaho nimba nkubwiye nabi mbabari. Asubuni we wowe ubwawe indana gaciro z'umwana urazizi. Ndazizi. Nizihe? Kurya kunywa ndetse no kuryama. Nakukira. Wataye izo ni indana gaciro cyangwa n'uburenganzira bw'umwana. Bijya bincamo nkabyitiranya. Indana gaciro z'umwana mbere na mbere agomba kubaha ababyeyi akubaha igihugu urumva akubaha n'umuryango. Urabyumva? Subira kubaha ababyeyi kubaha igihugu no kubaha umuryango. Sasa rero ibyo tubyihorera. Aya manota ubona mu mahomework kuki ubona amanota angana gutya? None ubwo uba wabaye wambere mu kubimfasha amaze kugira ngo ntayabone. Nyoko se ntago bari hano. Nyoko ntago ajya gufasha gukosora homework. Utaza kuyimfasha subuzi kandi urayimosora. Nyine nyoko nase ko suzi ko nkora akazi k'umumotari. Singenda saa 11 za mu gitondo nkagaruka saa 6 z'ijoro. Nigenda nzana no gukosora homework. Are ubwo ntago none saa moya zijya zigera n'icyayi ahangange nyine saa 2 saa 3. Nyoko abayageze. Uzajya banoza uri kuga ukajya kuryama ngire ngo nanjye mba nari. Wese nagurye. Tubana nyoko abayagiye kuburyo atagufasha homework. Ajya guhaha akagera saa moya akagaruka saa 3. Bindu mbazani. Ntago gufasha. Ariko ajya guhaha kwa murokore akababura akambuka akajya Nyabugo. Akava hano akajya guhaha Nyabugogo. Nese kuko murokore aba yababuze. Nikakubwiye. Nikambwira. Wese kwa murokora wagiye Nyabugogo abagiye n'icyanguga abagiye kurya ko urugendo rw'amasaha 5 atari yagaruka hano mu rugo. Subundi reka nkubaze mama yankosorera homework ati niyo yiriwe ahangaha yihaye akabanga. Yirirwa ari kuri Snapchat kuri WhatsApp arimo ari chatingira. Namuzana n'ikayi akayinkubita mu maso. Ahubwo yamaye igisubizo ninkajye muzana amakayi. Kuko amakayi barazirana. Nzanye na micaye rwande nanjye nyereka ibyo bari. Nuko yakubwiye? Nuko yambwiye rwose yambwiye cyakareje ndisi nabayibonye mase n'amanota 35 nayo sinza ona yakuye. Ibyo ngibyo nuko abarimo. Nibyo yambwiye. Ariko mugomba kwisubiraho umenya ko turi mu gihembwe cya gatatu kandi umenya yuko ageze mu wa gatanu ejo bundi no gukora icya leta. Nimutajya mumfasha uba wigendeye mama nawe arya abandi bana barataha bakabakosorera ariko uzi yuko mu shuri ryacu ari njye muntu ugira amanota make. Ibyo ndabizi. None niba ubizi kuki utagira icyo ubwira mama? Nose namubwiye iki ko yananiwe. Cyangwa kwanza rero tubyemeze. Munshakira umwarimu wa coaching yo mu rugo. This man. Yese ko biye. Usagaze ko umumotari nkora nakwishyura minerivare ngakora mw'ibyo kurya mwishyura inzu nakuramo n'amafaranga yo guhemba umuntu kwigisha coaching. Karaba n'inzu
nawe genda ibyo ntabwo bikureba ariko mushaka mwisubire subuni nyokare araryamye genda shamusa komanyoko Replay. Just the play. shamusa ngo uri gukina How fast do we have this? shamusa Jesus. shamusa wandaya asara ngo nakwemye kujya unyita indaya ese kuva rya cyangwa sasa vuba kigoryo uje nzakwice babibone nzakwivuga ariko menya usigaye mbona muri yose umukobwa wawe uburyo ukurose uko utekereje kora gitukuriye ubusa gusa niba biri kukubabaza ukubita umutwe ku rukuta ni no gucisha mu menyo shemu ni no gucisha mbabara ntukanyetsameho mpamagara kuriya sibyo twumvikane ujye umpamagara umuntu kubwira gutyo ni mukuru wawe ni murumuna wawe ni umugabo wawe ni so ni nyoko nini sindi kumva ubyitayeho si ubwo ni wowe nige shemu nige Are you sure, man? kava muri icyo gihe itafara nyimene ajya gukurwa nyimene hasi ubwo ufite amafaranga yigura nyine nyimene nyine ufite amafaranga yigura niba wayigura it's okay right Jesus ese uri ndakuguriye telefone komera kutunze gutusha ndakuguriye telefone mind your business bro ninde wakuguriye telefone none kutayiguze nabandi bayiguze Reka mbwire ni barambwiye ngo sinzashaka umukobwa w'ibutare mbigira imikino none barambwira ngo abanyabutare bavukana 3 yisumbuye mbigira imikino ninde wakuguriye itaci nanjye nakubwiye ngo mbere kugira ngo ugire ibindi bintu imikino ukina yose telefone banze yivemo ikintu buri gukina nakugurira telefone ijambo rimwe uri kumva wavuga aka kanya ni ndakugurira telefone Jesus. shemu se ako nyandi kukumva babazwa n'impano zanjye nagutanzeho kababazwa n'umwanya wanjye yabaga nta gihango cy'umwana dufitanye ngera ntabwo ukiri hano muhinzi wazamufashe mukagenda se wazamufashe mukagenda wezwa n'umwana naguhaye uruhande ndakubwira ngo baho ngo amafaranga yo gucuruza yarangiye nagushingira akabari uragahombya gushingira botike urayihombya gushingira kantine wayigegenya iminsi ibiri nk'uko ibyo byose kuki utagiye ngo ubicuruze kuki utabicuruje wowe tuvuge ko ukunda kumotara ndagira ngo urugo rubi rutwa na gereza ariko urugo rutwa n'irimbi ariko kugira ngo mbe muri urugo rumeze gutyo najya kuba rusororo bikaranga wapfuye se ko wenda twakibonana n'amafaranga dore ko amafaranga yabuze wapfuye ra ni abasore mwe mushaka ibyo tubireke uri ivaze hano uri televiziyo uri intebe uri amasafuriya uri none byagenze gute abandi bagore nibabyuka bakora breakfast abagabo babo bakajya ku kazi bari wahamagaye mama akazi akajya bigukorera njyewe ndi umukozi hano byuka bakora abagabo abandi bagore ntabwo baterera abagabo babo amapasi bakagenda ku kazi bambaye imyenda myiza ndi umukozi hano ugenda uyambaye none se ubundi ubyambaye bidateye ubundi kubyambara biteye kuri we no kubyambara bidateye ubundi byose ntibisa bogisa zanjye ntizabure haba wagitumbwe wirwa ushinze hano nk'umunara w'ibabe ngende gufura amabyeyi ndi umukiri n'amatoilette Jesus. wajya uyifura soya n'inyama Oh my bone nari God. mbizi ko umushino umunyabutare batashobokana sinzi impamvu ntumvishe Simubeshye. nakubwiye iyi ngo telefone sigaba n'abagabo mwirwa Reka mbwire nuze. Reka mbwire. Oh my god uri kohereza abantu amafoto wabo ubusasha none niba ariyo bizinesi yanjye ibi ngibi nibyo ukora ibyo nkora wambaye ubusashamo Replay. nabwiye nanjye ngo nimba ubabaye mbabura ukubita umutwe ku rukuta hano sibyo ariko reke kuza uko utekereje uko urose unura ku gashinga babarira Oh my God. uri ku no babarira uri gutekereza neza cyangwa urayimena njyewe ibintu byanjye nakoye uririrwa byandika kuri kamera wohereza abazungu amafoto wabo wabuze ibintu byawe wakoye natanze inka ntanga amafaranga ntanga ibiki none kwirirwa byohereza abazungu kumvikana
urambwira ngo nyoko yari mubi rimwe kabiri gatatu mbona telefone yanjye hano kabone bwayogoshe kabone isasu oya nta kibazo ibyo byose byo ariko uzi ko nakuniga hano nkakurangira isanga unigande wireba indeshyo ukireba Jesus gituma witwara ahubwo nanjye nkubaze nakubonanye iki gituma uko utegereje uzaza ukandega agatuza ugashaka icara hano shemusa koropa shemusa teka mwibutse aha ntabwo ndi umukozi uri kumva ariko uri umugore wanjye reka mbwire okay none utandukanya umugore n'umukozi bitandukanye inshingano z'umugore zasura zikora hano mu rugo inshingano z'umugore okay ubwo izo nshingano ntabwo nzishoboye gusa nzi ko zimwe muri zo mbashije nicyo ukora uramwana n'akajya mubyaye ntabwo ushaka iki kirezi kubyara umwana se birahagije byose ibyo ko byose tubivemo winkora mu mifuka nakubwiye ngo nunkora mu mifuka ndagukora mu matwi mbabajye ndi kumva nshaka gukoresha ubwenge bwa kakandi neza kasike yanjye ijya mu kazi ndi kumva nshaka ko ukoresha ubwenge neza kasike yanjye ijya mu kazi nakubwiye ngo wibuke ko nari umukozi wawe neza telefone yanjye ugende nushaka ugenda uhereyo mereza Jesus is Lord. leta yarabaduteye Are you playing? What type of nitabaguteza se wari kunkora iki babahaye uburenganzira murarengera kandi nyamara abagore b'ubwenge uburenganzira babubyaje umusaruro bamaze uzagwa ku gasi isuka njya mbona isuka izagwa batari y'u Rwanda ubura umwana kuki utamukosora aho mwana nta shuri ry'umwishyurira kuki umwarimu umwigisha atamwigisha ngo abifate yende mwarimu icyo gihe mutubwire ibyo mushaka nta kibazo ubundi ngo z'abamotari zarahope Mata bite? salama Are you sure, Ko man? dukubite nje gukora ngo njyane. waje kurasa nk'umujyane kandi Njyane sa Nyabugogo. use Nyabugogo ntago wagira n'amaguru koko None se ntabwo uri mu kazi no musura gukora. ndeka mwana ndeka ndumva uyu munsi ntazi sinzi ko ndi kwiyumva Banaga kugucisha amafaranga ngo nzi guteza imbere. Bizi ko twarumwanye kuva kera. ibyo ngibyo reka ndabizi ariko se umuhanyanya gukubitwa n'inkuba w'umugore ntunze hariya azanyemera nkora amafaranga koko ubu ngubu sinzishwa na stroke koko genda haha agateka karya kavutarara ariko ibyo nyitura nakasamira Ufite ibibazo byinshi mu rugo rwawe uburyo byatuma utajya mu kazi. ibibazo mfite sa urose uwo ngo babarya si saa 8 sinjya mu kazi saa 11 za mu gitondo Umugore yawe yagukoze iki gituma ureka akazi neza ko. mwe muzajye musenga mwe mwashatse neza mujye musenga urumva mwe mwashatse neza mujye musenga mubwira Imana ati Imana waraduhaye iyo wumvishe bavuze ngo urugo rwiza urumva rutangwa n'Uwiteka kandi burya ngo urugo rwiza ni iki ni ijuru rito njyaho ni mu kuzimu ndi mwirimbi ni mwirimbukira Ura mwari ko mbona yitonda aducaho buri gihe tona acanga dora nikirura kiyambitse uruhu rw'intama kutabimukekeza ngo ntabwo uri kumuharabika ko umunsi ndi kumva ntajya no kumutanga ugatungwa n'iki sinzi ukuntu numva ameze muri njye numva mfite ubwo mutangiye amashuri yanyu mu muryango ugiye kubabaza umwana wanyu kandi nibwo atangiye kwiga ubwo mutangiye amashuri yanyu mu muryango wajya ugashaka undi mumotari ugutwara njyana njye kwishakira n'umumotari amafaranga agira agashaka wajya wagenda ugashaka undi mumotari ugutwara rwose numva ntameze neza Rusinyasha niba atari ibanga ni ikihe kibazo ufite n'umugore Are you njye sure, mfite man? ibibazo byinshi mu rugo rwanjye ariko noneho icyandenze cyane y'agahinda ni kimwe ibaza umugore ugera ku rwego yifotora akifotora imyanya ye yose y'ibanga aryamye yambaye ubusa akoherereza abazungu birirwa bacata ku ma WhatsApp n'ama Facebook n'ama Instagram byose umugore wawe se kuri urwo rwego si ibyo gusa njyewe ubundi nashatse akifotoza neza agashyira kuri nashatse shitani y'umugore abandi dore ko bashaka abagore nyabagore njye nashatse satani y'umugore ko bugera uko wowe n'umugeni wa mwarashiriyemo imbere ibaze noneho umugore uri ku rwego uri kuri karibre yo kuba atatekera ibyo ngo ninjye yo kuba atampfurira
ndamubwira ngo furizo box azana akambwira ngo nta maboko afite yo gufura amabyi yanjye ngo ntagakora muri tuwarete. Urumva kunumva washatse umuntu uzakwicira. reka ngende akubaye byiza wagenda ukajya kwiryamira nge singutwara. Oya nyashya hangana rwose ngeze Nyabugogo dore nagiye hano ipfuna buza mu motari nuko tugende nanjye kukureba umujyane tugende ndumva ntazi ukuntu bimeze pe. none se wajyana na moto ze singira haraye moto iparitse haraye tugende ubwo nize sutesi zawe wajyana ubundi ukanura hasi ntacyo uri bube tugende ushaka urwanyu yijyanira nyine ubwo nakora iby'urugo rwawe. reba nyine no kuzubara ibibazo by'urugo n'iki njye nta na kasike basigaye gutugira ubuzima urute kabisa. ibyo twumvikanye ntarambirwa ntabwo nakomeza kugenda. noneho ngaho niba se ubwo warambirwe reba igihe wanjyana ubu ahantu mu rugo tutari kugera nahagana yo. mbese niba wanjye ariko uragira ngo mbisire none se umbwira tukajya mu rugo ko nakubwiye ngo tujye mu rugo ukabyanga. oya nanone ntabwo byashoboka ko tujya iwawe iwanjye niho hari sekirite reka aba ariho tujya. ariko satse tukajya iwanyu reba hariya hakurya iwanyu niba ari nawe usimbira reka imvura yakubye usanze imvura yaguye ikatunyagirira. ngaho nawe reba gusubira hirya iriya uri kumva twaba turi muri iyo mikino umunyarwanda aciye umugani ngo ukoze mu nyo arangiriza. reka n'ubundi twari twatangiye urugendo twereke urusubika tugende iwanjye none iwawe tuzahajya ubutaha. kujya iwawe simbyanga. erega n'ubundi ayo mafaranga nanjye nayatsindiye ahubwo winankoraho njye ibintu nanabirangiye. nese warambiwe iki nese ubundi ubwo nakubwiye ngo turenda kwagera. njye nakubwiye ko nshaka gukora siporo. mbese kuki utambwiye ngo dutege ubwo se dutege iki ko nakubwiye ngo tujye mu rugo tuhegere muri kucanze kujya mu rugo kandi ari hariho twegere. njyewe impamvu naje kujya iwawe njyewe iwanjye ndabizi ko ari sefu kuko umugabo wanjye amutarira i Nyamirambo ntabwo arapfa kuza vuba ariko iwawe ntabwo twabyizera. utabyizera se gute njye nakubwiye ko umugore wanjye ahari ku igihe ataha muri weekend kandi urabona ubu ngubu weekend iri na kure kuwa gatatu ubu ngubu iminsi ngaho ibura yose ngo aze uri kumva yaza akagufatira. none urumva twasubira inyuma dusubira inyuma oya ntabwo byashoboka. umugabo niba ari umumotari nta mahane agira. ako se nakubwiye ngo umugabo wanjye ntawe uhari nese njye nakubwiye ngo tugende mu rugo umugabo wanjye ahari. abamotari n'ukuntu nzari bari ibisazi bamwe na bamwe ntabwo nabyizeye. nakubwiye ngo tuze ariko se ndatuza gute njyewe ibintu ndi kukubwira utari kubyumva. umugabo wawe abamotari ndabizi ukuntu aba ari ibisazi none wowe wanze kuza ngo tujye mu rugo wenda n'umugore wanjye yagusanze we nta kintu yana. no calm down nakubwiye ngo tugenda ahubwo bikiri kare. gusa ubu ndemera kugenda njye boye mboba numbwi ase ibintu ndi kukubwira si byumvikana. ubundi ninjye wikozeho njya kwemera ko dutambika iyo mbona nakwihura ukagenda wo kugira ngo ndushye gutya ari amafaranga yanjye njye ndi kwirukanka. ase wagiye wumva nese uri kumva njye ndi kugusuka ese kuba uri kujuka ako se tugende ariko nanone ngiye kugenda mfite ubwoba kubera wowe. oya genda umeze neza wumva utuje koze nta kintu na kimwe nyekira tugenda nyine njye ibimbaho byirengeye. oya kasi ubu sinakwinjira n'umuntu ariko mabona bese ando witwa Shemusa. ni njyewe Shemusa ubwo mugiye kubwira ngo ya mikino yanyu ngo munyoherejeho amafaranga. si wowe ufite umugabo w'umumotari? ndamufite. okay njyewe nkuhamagaye hano ugashaka akaruruma. umugabo wawe yarahetse umuntu kuri moto akoze impanuka arapfuye. ariko iyo mikino muba muri gukina urayizi ubundi yari yatinze gupfa. oh my god. ngoma twumvikana ibintu mubwira nibyo byaba byiza. nta kintu bitwaye ndebera moto yanjye iracyari nzima. ariko wambabariye ko iyo umuntu apfuye abantu dusigara turi umva nyirashya nyoza nyo ngo siko yapfuye hepfo iriya karuru byose ni ingaruka zawe urabihanirwa ndabikubwiye. ingaruka zanjye ndabihanirwa.
Just a play. kugira ngo mumenyeshe umurambo w'umuntu uzakira kuri polisi kubitaho. Sasha cyangwa urebemo na nimero z'iwabo ubwo ubonyemo izanjye gusa. Wowe gusa nkirebera ko umutanye ikiri nzima ngaho sawa reka umwana ahubwo agiye kuza kumureba. Sawa tugende se njye tugire vuba njye kureba uwo mugabo ko moto yayisize ikiramo. Ntabwo naba nkikuriye umugabo we yapfuye nanjye ntipfira.